Yes, ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, buri kimwe cyose uri gukora nizere ko kiri kugenda neza. Hanyuma muri aka kanya mu gitondo cya none tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nyine tugarutse ku ngingo igiye itandukanye, by'umwihariko itandukanye nyine niyo twagarutse ku munsi w'ejo ku mugoroba. Kuri iyi nshuro turi mu Rwanda, none turi mu Rwanda turi kukubwira ejo nibwo Perezida Paul Kagame yakoraga ikiganiro n'itangazamakuru, aho yagarutse ku ngingo zigiye zitandukanye, abe mu myidagaduro, abe mu mikino, abe umutekano se politike y'igihugu muri rusange, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byose yagiye abigarukaho. Ariko munyemerere twebwe tuganire ku ngingo ebyiri cyangwa eshatu, ngira ngo ni ingingo y'umutekano, ariko kandi agaruka no ku ngingo iri personal cyangwa se nyine ubuzima bwe muri rusange ku giti cye, nabyo yagiye abigarukaho agira byinshi atangaza. Ngira ngo ni ikibazo cya mbere turaza guheraho, yabajijwe ibijyanye n'ubuzima bwe, ubuzima bwe nyine muri rusange. Abantu bagiye bavuga ngo yitabye Imana, abandi bati ararwaye ararembye, abandi bati ntiyashobora kujya no mu bantu no kugenda nta kibishoboye. Hari abagiye babitangaza, ari nabyo yashingiyeho avuga ati mundebe neza. Yakoresheje ijambo aravuga ati mwizere ko ari njyewe muri kubona, ati rwose mwizere ko ari njye muri kubona, mu magambo ye aho yavugaga ati ndabizi ko ari njye mwicaranye hano mundebe neza. So wenda mbere yuko tuza kuvuga wenda nko ku bindi yavuze ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagarutse ku kintu kuko kuri Kongo naho yavuze, kuko yatangaje ikintu igihugu cye kigomba gukora mu gihe cye cyose Kongo itakubahiriza amasezerano basinyanye. Kuko we aravuga ngo amasezerano twasinyanye ahanini ashingiye ku kuba abandi bazabyubahiriza, niba byubahiriza egare natwe kubikora, niba tabyubahiriza dufite ibindi tuzakora bitandukanye n'ibiri mu masezerano. So ngira ngo rero twabanza tukagaruka gato kuri iyi nkuru yuko nyine yasubizaga babandi bamwise cyangwa se harimo abamubitse n'abandi bagiye bavuga karembye. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko ari muzima ndetse agaragaza ko atumva impamvu kuba yarwara cyangwa akagira ikibazo cy'ubuzima bishobora kuba ikintu kidasanzwe kandi nawe ari ikiremwa muntu. Ni ingingo Perezida Paul Kagame yagarutseho kuri uyu wa 4 Nyakanga 2025 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ubwo yari abajijwe ku bantu bamaze iminsi bakwirakwiza ibihuha ku buzima bwe. Perezida Paul Kagame yavuze ko umuntu wese ashobora kugira ikibazo cy'ubuzima. Yavuze ati mbere na mbere nta muntu ubaho iteka ryose. Hejuru y'ibyo, ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu bwa bugufi cyangwa burebure, uba ugomba kumenya ko utwara ibyo byose. Ariko iyo bije kuri politike, ibi bishobora kuba bititabwaho. Mu by'ukuri bimwe mu bibazo by'ubuzima bwanjye bishobora no kuba byakomoka ku kubayobora. Kuri njye nk'ikiremwa muntu, murabizi abantu bandura covid, bandura ibicurane, bandura inkorora, ndetse rimwe na rimwe abantu baba bagenda umutima ugahagarara, umuntu akagwa. Ibi si bisanzwe ku kiremwa muntu. Niki abantu bashaka ko nsobanura ko nari umuntu? Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko n'abo bantu bashobora gukwirakwiza amakuru ko yapfuye nabo baba bashobora kugerwaho n'urupfu. Ati ndetse n'abo bantu mwita ko bafite urwango, bafite iyo politike, uwo muntu ashobora kuba ari kuvuga ku wundi muntu cyangwa mvuga anyifuriza ibibi byose, avuga ati ahubwo yarapfuye, mu gihe mumbonye we akaba yapfuye kandi ntaho muriye nabyo, ahubwo ari ukubera ko aba bantu ari bo nabo ari abantu bashobora gupfa, agapfa mbere yanjye kandi yarambitse.
umukuru w'igihugu yagaragaje ko imyumvire na politike nk'iyo irenze ubucucu, ashimangira ko bikwiriye kuba biri mu byo u Rwanda rwibohoye. Perezida Paul Kagame yaboneyeho kwizeza abantu ko ari we uri imbere yabo, avuga kandi ko ari muzima. Ati reka mbizeze ko ari njye mwicaranye hano namwe, ntabwo ari undi muntu. Ibi rero bije bikurikira amakuru ngira ngo ariko mu minsi yashize nabwo umuvugizi wa leta Yolande Makoro nawe yagize icyo abivugaho. Icyo gihe ngira ngo nabwo nyine bwo byari bikomeye cyane, abantu bari kugenda naba no muri iyi minsi byari bimaze kugabanuka, kuko wenda nyuma yaho Perezida Paul Kagame yagarutse mu kazi nyine ari kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye kuri village Urugwiro. Abamusuye nyine wenda bamwe na bamwe batangira kugenda basa nk'abacitse intege, batangira gusa nyine nk'abagabanya icyo nakwita nk'ibihuha, ariko kuri iyi nshuro byari byongeye kuzamuka. Abantu bavuga bati aya mafoto mureba, hari n'abataratinye kuvuga ko biriya nyine byabaye, donc ari amashusho yagiye agaragara ari kumwe n'abashyitsi wenda baturutse hirya no hino. Hari abagiye kuvuga bati sinzi screenshot bafashe niba ari ya 2014 niba ari 2021 sinibuka neza, bagaragaza imyenda ngo yari yambaye ngo uyu n'ubundi, ariko nyine izo sesi tweet umuntu yakeditinga, ikoranabuhanga ntacyo ridakora. Ariko mpamya nashidikanya ko kuri iyi nshuro se ubu hari wabona impamvu at this time hari umuntu ushobora kubona impamvu yo kuvuga ngo ntari muzima cyangwa ararwaye. Wenda kira gihe ushobora kuvuga ngo ni AI yabikoze, ariko kuri iki gihe ari kumwe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, itangazamakuru mpuzamahanga. Nekereza ko kuri iyi nshuro nta muntu n'umwe ushobora kuba yabona excuse cyangwa se wenda indi mpamvu araza kubwira abakiriya be. Ndavuga bamwe bakora ibiganiro kuri YouTube, njya numva bakunda kubita ibigarasha, so ngira ngo ni ibyo ngibyo nabagarutseho kuri iyi ngingo. Ahubwo reka nerekeze ku ngingo y'umutekano. Perezida Paul Kagame yavuze ku byo igihugu cye kizakora. Perezida Paul Kagame yongeye gushimangira ko Tshisekedi yibye ubutegetsi rwose. Amahanga arebera, barimo ba Uhuru Kenyatta bashyira mu majwi, abarimo ba Cyril Ramaphosa nabo abashyira mu majwi, ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ashimangira ko kuba Tshisekedi umunsi wa none ayobora kandi ubona ibihugu by'amahanga ntacyo bibibwiye, ari nabyo bintu nagarutseho mu minsi ishize. Yagarutse ku kuba nyine ibi byose biba kubera ko donc amahanga arahari, yego uyu munsi wa none intambara irahari muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko nta gihugu cy'amahanga na kimwe cyiteguye guhaguruka ngo kigire icyo gikora. Oya, byose bibikora mu nyungu zabyo, buri umwe wese abikora mu nyungu ze. Ari nabyo bintu yagarukagaho cyane, ari nabyo bintu yagarukagaho cyane, avuga ati n'ubundi ayo mahanga yagombaga gutabara niyo abiri inyuma, ni nayo usanga hanini nyine abishyigikiye. Ugasanga rimwe na rimwe niyo ari kujya gufasha Kongo kurwanya abantu bo muri Kongo, kandi buriya hari ikintu kiba kidakwiye. Buriya niyo mpamvu abantu bateguye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, uwavuga ko bari abahanga mu bugome ntabwo yaba abeshya. Kuko buriya iyo ushaka ko abantu barwana, iyo ushaka ko abantu barwana kandi ntibikubarweho, wowe urabateranya. Bose igihe cy'intambara, igihe cy'imirwano, igihe cyo guhangana, ukigendera bagasigara barwana. Icyo gihe biragoye kuvuga, cyangwa se biragoye usibye kubivuga gusa,
ariko nta kintu kidasanzwe ushobora kugaragaza kigaragaza ko nawe wari ko nk'ubu jenoside yabaye yangwe wenda abantu biga abantu bize cyangwa se n'ababizi wenda baranabizi bidasabye kubyiga. Jenoside yakorewe abatutsi buri ifite umwihariko ko nimwe muri jenoside nkeya ku isi niba atari yo yonyine ahari yabayeho, donc iteguwe na ba nyiri igihugu, igakorwa na ba nyiri igihugu, igakorerwa na ba nyiri igihugu. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva. Yateguwe na ba nyiri igihugu, ikorwa na ba nyiri igihugu, ikorerwa ba nyiri igihugu. Ntabwo nzi niba icyo kintu muri kucyumva. Ibaze kuba uyu munsi wa none wenda reka ninjiye muri iyi nkuru ya Perezida Paul Kagame. Iyi nkuru ivuga ku byo yavuze kuri Tshisekedi, wenda ariyo meraho mbere yuko mvuga ku byo azakora cyangwa se igihugu cye kizakora mu gihe cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitubahirije biri mu masezerano. Ngira ngo Perezida Paul Kagame yabivuze muri iyi mvugo. Reka nkoreshe inkuru yo ku Gihe aho bavuze bati Perezida Paul Kagame yashimangiye ko Tshisekedi yahawe ubutegetsi mu manyanga Kenyatta ndetse na Cyril Ramaphosa bareba. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko uburyo Felix Antoine Tshisekedi yabaye perezida burimo ikibazo kuko yahamagawe mu biro ahabwa ubutegetsi kubera inyungu yari yitezweho. Ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu. Ni ikiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ibyagezweho mu myaka 31 nyuma yo kwibohora, ibibazo byo muri Kongo ndetse n'ibindi. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko ikibazo cyo muri Kongo abantu bakirebera hejuru gusa bagahitamo kugereka amakosa ku Rwanda, AFCM 23 cyangwa Joseph Kabila wayoboye Kongo, aho yavuze ati bamwe mu bantu boroshya cyane iki kibazo bakagifatira hejuru ni ugushyira amakosa kuri M23 u Rwanda ndetse n'uwahoze ayobora Kongo. Perezida Paul Kagame kandi yagaragaje ko muri Kongo hari ibibazo byinshi, akomoza ku buryo Tshisekedi yagiye ku butegetsi. Ati ese muzi uko perezida uriho ubu yabaye perezida? Yarahamagawe mu biro. Ubundi uyu mugabo watekerezaga ko abonye uburyo bwiza amuha ubutegetsi, kandi bari babizi ko hari abantu bari kubibona. Abakuru b'ibihugu mwari mubizi? Ntimwari mubizi? Perezida Paul Kagame yavuze ko mu babonye ibi biba harimo Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya. Ati umwe muri abo ni uwahoze ari perezida wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Undi yari perezida wa Misiri, Sisi. Undi ni Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Muzasabe kugenda mukabonana nabo ubundi mubabaze ibi bibazo. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibibazo biri muri Kongo bidakwiriye kugerekwa ku Rwanda cyane ko naho ruhuriye n'intangiriro ryabyo. Mu bihe bitandukanye Perezida Paul Kagame yagiye agaragaza ko Tshisekedi yagiye ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko ariko ntawe ubimuryoza kubera inyungu ibihugu bifite muri Kongo. Muri Mutarama 2025 yavuze ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2018 ndetse na 2023. Yatangaje ibi bihugu bikomeye byavuze ko ku matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite, ariko ko bitigeze bivuga ko yabaye muri Kongo inshuro ebyiri ndetse ko yabaye mu manyanga. Nyamara bizi neza ko Perezida Tshisekedi atatowe n'abaturage. Yagize ati murabizi twavuze ku matora yabaye hano n'ibindi. Abantu batubwira ko bashaka demokarasi ahantu hose, basaba ko haba amatora. Umuntu uri gutera ibibazo muri iki kibazo kandi muri iki kibazo ndi kuvuga kiri hagati y'u Rwanda na Kongo inshuro ebyiri ntiyatowe kandi murabizi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kubona Tshisekedi atatsinze amatora bidasaba kubona ko Tshisekedi atatoye amatora bidasaba ibimenyetso kuko byigaragaza, ariko ko ibihugu byabyirengagije ntibyagira icyo bibivugaho kubera uburyarya no kubogama. Ati uyu mugabo Tshisekedi ubwa mbere ntiyatowe kandi murabizi, ni mubivugira mu ruhame. Nje ndi kubivugira mu ruhame.
niryo tandukaniro gusa, murabizi. Ubwa kabiri nta cyabaye kandi murabizi. Nizihe ndangagaciro mutubwira ko mukubitira abantu ku bandi nimumenye icyo gukora? Kuki mushaka guhana ibihugu bimwe ariko ibindi nimubikore kandi mubizi ko ababiyoboye batigeze batorwa? Ayo ni amagambo akomeye, ngira ngo muri kubyumva, amagambo akomeye yakoreshaga aho yasubizaga nyine ibihugu, yasubizaga ya miryango mpuzamahanga, yasubizaga Loni, yasubizaga iyo miryango mpuzamahanga yose ifite aho ihuriye n'umutekano, by'umwihariko nyine wo muri aka karere, by'umwihariko wo muri aka karere. Ubwo rero icyo ushobora kumenya nuko Perezida Paul Kagame ni umwe mu bagabo navuga ngo batajya barya dodo. Ntabwo ajya arya dodo rwose, reka ni kwa ngo ikintu aguhereza uko kirakagwa fact, ntajya avugira mu migani, kuko arakubwira ati ni ibintu bigaragarira buri wese. Yigeze abwira abanyamakuru, arababwira ati ndabizi ko namwe mubizi ariko nimubivugira mu ruhame niryo tandukaniro, ngomba kubivuga, niryo tandukaniro. Atariko ibyo ndi kuvuga namwe murabizi, nta n'ikigomba kubatungura, ahubwo wenda icyabatungura nuko mbivuze, ariko icyabatungura si ibyo mvuze. Bara nicyo yashatse kuvuga, nuko ngo icyatungura abantu si ibyo yavuze, ahubwo icyatungura abantu nuko yabivuze, kuba yatinyutse kubivuga. Ubwo reka nze wenda ntarasoza gato, ngaruke gato ku byo yatangaje igihugu cye kigomba guhita gikora mu gihe cyose Kongo itakubahiriza ibiri mu masezerano. Perezida Paul Kagame yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nidasenya Fdrll nk'uko bikubiye mu masezerano, bizasaba u Rwanda gukomeza guhangana n'iki kibazo rukoresheje uburyo rusanzwe rubikoramo. Gusenya Fdrll ni imwe mu ngingo zikubiye mu masezerano u Rwanda na Kongo byashyizeho umukono i Washington ku wa 27 Kamena 2025. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'uko u Rwanda rugaragaje ko uyu mutwe wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 wahawe rugari muri Kongo kandi biteje ikibazo ku mutekano warwo. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Nyakanga 2025 yabajijwe icyo u Rwanda ruteganya gukora mu gihe Kongo yaba idasenye Fdrll. Mu gusubiza, Perezida Paul Kagame yavuze ko Fdrll nidasenywa u Rwanda ruzakomeza guhangana n'iki kibazo rukoresheje uburyo rusanzwe rukoresha. Ati ikibazo cya Fdrll nikiramuka kidakemuwe kandi twarashyizeho uburyo bwo guhangana nayo mu masezerano, ibyo bizaba bivuze ko Fdrll izakomeza kubaho. Ni ikibazo kizakomeza kubaho kandi u Rwanda ruzakomeza gukora icyo rukwiye gukora mu gihe Fdrll iri hafi n'imipaka, by'umwihariko imipaka yacu. Nta bufindo bushobora gukoreshwa mu gukemura iki kibazo, ahubwo igikenewe ni ugukora icyo ukwiriye gukora mu gukemura ikibazo. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukora ibyo rwasabwe. Ati twagaragaje ikibazo cyacu kandi dushingiye kuri ibyo hari ibyo twemeye gukora kandi tuzabikorana n'abandi, kandi ibyo tuzabikora. Ntabwo uzigera ubona u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwemeye gukora, ntabwo uzigera ubibona. Ariko urundi ruhande ni rutabikora ukadusubiza mu bibazo, tuzasabwa guhangana n'ibyo bibazo nk'uko n'ubundi tumaze igihe duhangana nabyo. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko bibaho kenshi ko hari uruhande rushobora kutubahiriza ibyemejwe. Ati amasezerano yo arahari, mu masezerano hari ibyo abayashinzwe bemera gukora buri umwe ku giti cye cyangwa gukorana hamwe. Ntabwo rero iteka abantu bose bakorera ukuri cyangwa bavugisha ukuri no mu byo bemeye ku mugaragaro, ariko navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda tuzakora ibyo twemeye uko bishoboka, ariko bimwe bihera ku byo abandi bakora twemeranyije. Iyo badakoze ibyo twemeranyije, ubwo birumvikana ko bifite ingaruka ku byo natwe tugomba gukora. Twemeye kubikora kandi tuzabikora ari uko abandi nabo bujuje uruhande rwabo. Ibi nibidakorwa tuzakomeza gushakisha inzira iyo ari yo yose mu gihe inzira itaraboneka yo gukemura ibibazo uko bikwiriye kuba bikemuka.
u Rwanda narwo ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde abanyarwanda, rurinde igihugu aho kubura umutekano bitewe n'uko abandi kumvikanye batuzuza ibyabo byangombwa. Perezida Paul Kagame yatangaje ibi nyuma y'igihe gito umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika Masad Boras agaragaje ko adashidikanya ku bushake bwe bwo kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Uyu Masad Boras yagaragaje ko kandi Perezida Paul Kagame ashyigikiye ibiganiro bya Doha biri guhuza M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki nicyo nahoze ngarukaho, ndavuga ni niba amasezerano n'ay'abantu babiri birumvikana, ariko amasezerano aba valid, donc tuvuga ko amasezerano yagenze neza, yubahirijwe, ari uko impande zombi zakoze neza ibikubiye mu masezerano. Urugero, niba uri umukozi ugasinyana amasezerano na boss wawe, nyine ugomba gukora ibyo yagutegetse, and then nawe akaguhereza ibyo akugomba ku gihe nk'uko amasezerano abivuga. Nuko ngo icyo gihe nibwo tuvuga ngo amasezerano ari kubahirizwa. Ariko mu gihe wenda boss aguhemba ari kuri gukora nabi, ayo masezerano ntabwo aba yubahirizwa, ndetse nawe ahanini aba afite uburenganzira bwo kuyica. Donc boss afite uburenganzira bwo kutaguhemba neza mu gihe nawe udakora neza. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva. Tubihuze rero n'aya masezerano. Nuko ngo u Rwanda amasezerano rwasinya, ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga ati aya masezerano kugira ngo azubahirizwe nicyo kibazo gikomeye cyane gikomereye Kongo. Kubera iki? Amasezerano u Rwanda rwasinye, urebye u Rwanda nta kintu rusabwa rukigoye. Donc u Rwanda rwo rurasabwa kwirefera kuri Kongo. Nuko ngo icyo Kongo izakora ntigomba gutera intambwe ya mbere, ntigomba kugerageza gukura iyo Fdrll mu gihugu cya, kuko u Rwanda ikintu rwemeye rugoye ni ugukura ubwirinzi ku mupaka, kuko nicyo kintu Kongo yagirekara. Ariko u Rwanda narwo rukavuga ruti ntabwo twakura ubwirinzi ku mupaka mu gihe cyose buri kanya muba mushaka kurasa abo ba Fdrll basize bakoze jenoside, bashaka kurasa ku butaka bwacu. So tugomba kugumisha ubwirinzi ku butaka bwacu, ku mipaka, kugira ngo turinde abanyarwanda, turinde abaturage bacu. Umuntu akavuga ati se noneho ngira ngo ejo nibwo nababwiye amakuru mbabwira ukuntu Tshisekedi umugambi yafashe wo gukura Fdrll mu gihugu, ni ukubinyuza mu biganiro rwose ngo bagenda bakoresha amahugurwa gake gake ku buryo nyine Fdrll izagera ikabyumva. Abantu bakavuga bati se ni gute umuntu w'ikihebe, umuntu wakoze jenoside udashaka no kuva ku izima, uwo muntu nguramujyanye ngo mu mahugurwa ngo uramwigishe ngareke ngo no? Bamwe bakavuga batakabaye hakoreshwa imbaraga z'igisirikare, cyangwa se ngira ngo ni sinzi wabigarutseho, ariko ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Kaine Rugaba Muhozi, ngira ngo akaba n'umuhungu nyine wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ngira ngo ni ibintu nyine yagarutseho, aravuga ati Kongo niba ishaka ko ibibazo byayo bikemuka, nifate aba baturage, nifate aba izi nyeshyamba, nifate izo za Fdrll, abo bose bayifasha kurwana, n'ubundi nayo ikeneye abasirikare benshi, nibafate ibashyire mu gisirikare cya Kongo, bajye muri FIDC. Naho kuvuga ngo urasenya umutwe witwaje intwaro, ibyo byo ntibikunda, ibyo byo ni ikintu navuga ngo kigoye. So mbashimire cyane mwe mwese twabanye, by'umwihariko kuri iyi ngingo. Ngira ngo nibidukundira ingingo yo ku mugoroba turaza kuyikora mu buryo bw'amashusho, turaza kuba turi kugaragara, ndetse tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye. Mbashimire cyane mwe mwese twabanye, mbashimire cyane mwebwe mudukunda umunsi ku munsi, hanyuma Uwiteka abarinde. Ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe hano kuri Amakuru TV.